akantu wanyigishije ni keza. Murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga mbagezaho amasomo ya gitari. Utabonye indirimbo wifuza wabyandika muri comment tukazayikugezaho. Turashimira abantu bakomeje gukora comment n'abandi bakomeje gukora share kuko bituma urubuga rwaguka, amasomo akagera ku bandi bakunzi ba gitari. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu witwa Coach Remy. Reka mubwire atwibwire. Yego. Murakoze cyane. Ngewe ndi umutoza wa siporo, mfite urubuga hano kuri YouTube. Urubuga rwanjye nshyiraho imyitozo, mbese imiryango yakurikirira mu ngo zabo, yaba abana, yaba abamama, yaba abapapa, bose bakabasha kubaho ubuzima bwiza, kuko iyo ukora ka siporo ntabwo mbese umubiri wawe urwaragurika n'ibicurane. Kuri umuntu ahora arwaye ibicurane, mbese byose siporo igufasha gukomeza, mbese abaturinda kurwara, abarinzi bacu baturinda kurwaragurika. Yego. Rero ndi kuri YouTube iyo wanditsemo ngo Coach Remy Fitness cyangwa Coach Remy gusa, mbese mitanza uhita ubona ifoto yanjye. Hariho imyitozo nka buri cyumweru, ndagira mba ndi live, mbese abantu bashobora gukurikira imyitozo bari mu ngo zabo. Icyo bakeneye gusa ni ukujya kuri YouTube kuri iyo saha, saa 12 kuwa mbere, saa 12 kuwa gatatu, saa 12 kuwa gatanu. Imyitozo ibiriho live izabafasha kugera ku nshingano zabo, bakaba ubuzima bwiza. Yego. Urakoze kutusobanurira ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Yego. None nshaka kukubaza akabazo k'amatsiko. Yego. Ni gute umuziki cyangwa se imiririmbire twayihuza n'umuziki, imiririmbire twayihuza n'imyitozo ngororamubiri? Yego. Nyine imyitozo ngororamubiri ni byinshi gufasha mu buzima busanzwe, yaba no mu buzima professionnel. Tuvuge mu buzima busanzwe, iyo ukora imyitozo, yego, mbese wenda tuvuge ugiye ku isoko guhaha, ibyo utwaye ntabwo bituma wahagira, cyangwa ugomba kuzamuka umusozi ntabwo wahagira, uzamuka mbese nkaho ari ibintu usanzwe ukora. Rero kubera rero nk'umuntu uririmba, iyo uri kuririmba uri gukoresha za abdomino, kuko hari ijwi rituruka mu nda. Iyo rero za abdomino zawe zidafite imbaraga, uruha vuba no kuririmba, mbese ukaba utaririmba neza uko ubishaka, uko ubyifuza, kuko diaphragme hari ijwi rituruka mu nda. Iryo jwi rero bisaba ko uba ukora imyitozo, mbese byitwa cardio, ibintu nk'ibyo, kwirukanka, gukora za abdomino. Ikindi tuvuge nk'iyo uri gukina gitari, urabona intoki zawe ziba zigomba gukanda cyangwa kunyeganyega gutya kugira iyi souplesse. Yego. Imitsi rero iyobora izi ntoki uba ugomba, wenda tuvuge wenda nk'iyo ukora ka siporo, hano mu maboko hazaba harimo imbaraga, rero bizanakorohera kubasha, kuko ubwonko nibwo buyobora izi ntoki. Yego. Rero iyo uri gukora ka siporo umenya kuyobora imitsi y'intoki. Tuvuge wenda hano urabona iki kiganza kiba kiri gukanda. Rero ubaye udakora siporo, hano nta mbaraga zirimo mu mitsi. Yego. Uruha vuba no gukina wenda gitari. Rero ako niko kamaro ka siporo. Mbese ni muri makeya, siporo ikeneye mu bintu byose, yaba mu buzima busanzwe, yaba no mu buzima bwa professionnel. Ibyo ni byiza, ntabwo twari dusanzwe tubizi rwose, ndumva ari agashya. Ubwo ndakeka abadukurikiye bamenye ibyo bintu ko ari ingenzi.
yego 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 nyine ngewe naravuze ngo siporo kubera ifite akamaro kanini mu buzima, byaba byiza hariho urubuga mbese umuntu yajyaho agakurikira imyitozo nta kiguzi atanze, kandi imyitozo itangwa n'umuntu wihuguye ufite certificat, impamyabumenyi bwabyo. Rero ibyo ndabifite, kandi imyitozo yanjye mba nshaka ko mbese umuntu abaho ubuzima bwiza. yego urakoze. Yego nyine Peter, nanjye rero ndibuze kukubaza ibibazo kandi tubifiteho amatsiko. Hari utuntu wagiye unyigisha kuri gitari naradufashe, mbese nkanjye namenye gitari kubera nabonaga weho uyikina, ndakubwira ngo ese ushobora kunyigishaho utuntu. Ndibuka akarimbo ka mbere wanyigishije karaka, ako ngako niko karambere. So nshaka kukubaza, yego ni iki mbese ubwa mbere wabonye gitari ni hehe wayibonye, kandi ni igiki cyatumye uvuga ngo kiriya kintu, cyangwa ni igiki cyatumye gitari weho gukurura? okay, reka ngusubize muri ubu buryo. Yego ubwa mbere nabonye gitari, yego nayibonye ari mukuru wanjye wari uyifite. Icyo gihe yagiraga gitari y'imirya 4, yari ikozwe mu idebe. Rya debe ryari ryanditseho usa. Yego yego ubwo rero yajyaga acurangamo akaririmbo. ako karimbo sura murakibuka yacurangaga? Ndakeka ako karirimbo kitwaga ngo gukena singeso ngo gukira ni impano. Katunyurizemo twumve. Ariko ubwo sura gacuranga mu mirya 4 nkuko mbere wabigenzaga? Oya, kubera ko iyi ngiyi ifite imirya 6. Yego kandi nkaba nibuka uburyo kari gafite melody. Yego ubu ndagacuranga muri gitari y'imirya 6. Okay, reka twumve. Kurumva kagena nk'akariya kandi wanyigishije. Bisa naho bigiye kugenda kimwe. Noneho yego icyo gihe mukuru wanjye yasigaga gitari ayibitsa ayimanitse hejuru. Noneho nahenga agiye ku ishuri. Yego nanjye nkurira nkafata intebe nkurira nkayimanurayo, noneho nkafata nkigana ibintu yararimo acuranga. Yego yego umunsi umwe arantungura asanga namufatiye gitari atabizi. Yego yego aho kugira ngo ababara ahubwo byaramushimishije cyane, ahita ambwira ngo gitari ndayikwihereye. numva mukuru wawe mbese yagize akamaro kanini. Imagine wenda nk'iyo ahita avuga ngo gitari yanjye nongera kuyikoraho tuzabipfa, ahubwo bikamushimisha. Aho byaramushimishije cyane. Ukeka ko se wenda yashimishijwe n'iki? Yashimishijwe n'ukuntu yabonye mbese mfite impano y'umuziki. Yego noneho byamuteye umuhati wo gushaka uburyo yangurira gitari nyayo. Yego yego noneho nyuma yahise ayingurira, noneho anshakira n'umwarimu aranyigisha. Yego nanjye nahitaga mbifata kubera ko nari mfite iyo mpano. Wow. Mbese ni ukuvuga ko kuva ukiri umwana wari ufite ugutwi kumva ibintu bijyanye n'amanota ugahita ubifata? Nahitaga mbifata. Rero kuva icyo gihe none se ko gitari ifite amanota ubwoko bwinshi, ayandi manota wagiye uyamenya gute? Tunyuriremo muri makeya. Uvuye aho ngaho wari uzi indirimbo imwe, ni gute izindi wabashije nazo kuzimenya uko zicurangwa? Nagiye mpura n'abandi bahanzi batandukanye. Yego yego noneho tugakorana
umuziki tugacurangana, bazana uturirimbo, yego yego bagenda bakuraho ibintu byinshi. yego yego Eh, so tuvuge wenda ikindi gihe yego noneho tugeze mu gihe cy'iterambere cy'ama YouTube n'ibiki, yego nagendaga nkuraho ibintu nkabimenya. muri make kubera YouTube yagufashije nawe wageze aho uravuga ngo reka nanjye nshyire nkuru rubuga abantu bakwisangaho bakiga umuziki wa gitari, sibyo? Yego. Tuvuge wenda nk'umubo wenda wigishije ni nk'iyihe, hari ubwo wenda bigeze kukohereza message ikagukora ku mutima? Hari abantu nigishije, yego, ndetse hariho n'abaza bakanshaka visa, yego yego bakanyereka ibintu bamaze kugeraho, yego ewa nkabona bageze kure babikomoye, mpita ngira nishima cyane kuko abo bantu babashije kumenya ibintu biturutse kuri njyewe. wow mbese ni byiza cyane kuba hari urwo rubuga rwawe ushyiraho, mbere nko ku rubuga rwawe tuvuge nshatse kumenya indirimbo runaka itariho, ubwo nabigenza gute? iyo ushaka kumenya indirimbo itariho, yego, wandika muri comment, yego yego, noneho ukandika izina ryayo, yego, indirimbo nkazayikugezaho. wow ni byiza cyane. nkanjye mfite amahirwe yo kuba nakwicarana nawe ukankosora, yego, n'abandi wenda bashaka kwiga amasomo hamwe nawe, ubwo ze bakubona gute? Hari ubwo nimero yawe wayishyizeho, cyangwa ivuge banaye wenda n'abadukurikiye bayumve niba nta kibazo. Kuri YouTube iriho, ariko reka nyisubiremo. Yego yego, ni 078 yego 31 yego 35 yego 43. hari n'indi mfite, yego, yitwa 078 yego 62 yego 50 yego 6 yego 42. yego. Yego. Iki kiganiro nikirangira uze kwishyira no muri description, wenda bazagikurikira nyuma ku buryo bazabibona. Yego, ndayishyiraho. None se wenda nk'umuntu tuvuge ushaka gutangira kwiga gitari, ni nk'igiki wavuga ngo uyu muntu agomba kuba afite? Uwo muntu ndamanza nkamureba. Yego. Kwanza icya mbere agomba kumanza kuba afite gitari. Yego yego. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere, kuko amasomo ari bubone aragenda akayakorera imyitozo. Yego yego. Ikindi cya kabiri, turahura tukaganira. Yego. Rimwe na rimwe iyo anyegereye, yego, menya neza uwo muntu, mumenya neza kurutaho. Nkamenya aho namuhera, yego, n'ibyo namuha uko bimeze. wow, ibyo ni byiza cyane. Reka nyigisha akantu gatoya twanyuzamo mbese muri ubu. Tukore iyi akoro, kora akoro ya sol. Sol ubwo ni sol do re. Kazi kagenda gute se? Nge nkakubite gute? Kagende gutya. Sol, do, re, sol, so, re, do, sol. Ndumva nagashobora, ariko nibidacamo reka ngerageze. Betse gatoya. Yego. Yego.
umunyeshuri mwiza. nkanjye iyo ndi gukina binsaba kurebaho ni nka nyuma y'igihe kingana iki umuntu aba atakigomba kurebaho, cyangwa hari utubanga twaba tuba kuri gitari wowe waba uzi umuntu wenda atazi. Bo gitari ubundi ibanga ryayo ni ugukora imyitozo myinshi. Yego uburyo yubakitse yubakitse nk'imibereho ya muntu ya buri munsi. Iyo ubiretse yego nayo ikuvamo. Yego wakongera ukayifata ikagaruka. Ni ukuvuga ngo uko ukora imyitozo myinshi yego inako urushaho kuyimenya cyane. Wow. Ndumva n'imyitozo ngororamubiri cyangwa ibindi bintu nabashije kugeraho, ni imyitozo. Ntabwo ikintu cyakwituramo nta myitozo. Tuvuge wenda hari igihe umuntu areba umuntu akavuga ngo wewe ufite impano, ariko bakagira ngo iyo mpano umuntu ayifite ataritoje. Mbese wowe wabivugaho iki? Hari umuntu ubona ukavuga ngo afite impano atarigeze akora imyitozo, cyangwa ni abantu nyine twe tuba twibesha. Iyo mpano aba ayifite, ariko biba bisaba ikintu kiyunganira iyo mpano kugira ngo iyo mpano ibashe gukura. Yego bisaba rero kubona amasomo yunganira iyo mpano. Yego iyo utabonye amasomo iyo mpano irakomeza mbese nta hantu irenga, ikaguma hasi mbese. Yego mbese muri make ndumva ushaka kuvuga ko umuntu ku giti cye agomba no kuba afite amatsiko. Yego amatsiko ni ngombwa. Yego sawa murakoze. Kandi kantu wanyigishije reka numve niba ndagashobora kagenda gutya ngo tum tum turum tum. Kandi nabonye iri somo riri no ku rubuga. Kambe n'akantu hose naragakinaga abantu bakavuga kuzi gitari cyane. Mbese urabona intoki zose ziba zigomba kuba ziri korodone, ziri kunyeganyega uko bigomba. Akarebye niyo nshaka kumva niba gitari iregeye neza ndagakina nkabyumva ko wenda bitari kuvamo neza. Yego murakoze kwitabira iki kiganiro cy'uyu munsi. Yego ubwo ubutaha turongera duhane gahunda. Yego reka nkuretse usoze wenda tunyurizemo akantu mbese agasoro twumve. sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Murakoze.
iminota 50 n'indi. Tumaze iminota 50 n'indi. Umuntu atabimenya. Ikiganiro kirihuta. Nta kibazo. Bene byagenze neza.